n'amatike ya volcano sinzi umuntu nabwiye ndabwani Jangwani aramutse agutwaye cy'amahoro ujye ushaka uburyo ubebera umugendere kure ariko nawe baramucurinze reka arimo arabishyura abanjureze iki baba nkuko arahiriye gutwaye igikombe arahiriye wowe iki watwaye kiriya uzafata ejo nacyo kikuzanye hano ngo uwo ntabwo bakibara nk'igikombe ngo cyahataye ni umwanya wa kangahe arega niho abantu sibyo ko abareyo niho bakoreye niho bagongeye muzamu ndetse ubwiye abareyo niho bagongeye muzamu urimo uraserebura umwanya wa kabiri kuriya udashaka kwemera igikombe cya pe ahubwo tubwizanye kurusha amanota menshi ahubwo dari kibazo gihari iyo bigeze ku gikombe bavuga ko turi aba kabiri bagera ku mwanya wabo niho ko ari aba gatatu ngo ni ibintu ni controversial ni ibintu ubona arajika bifite none se muraserebura ndabyemera ariko umufana wa pe ahangaha bari ruvuya ikipe ebyiri iyo statement nyuri isubiremo none iyo bageze ku gikombe hari abashaka batayumva iyo bageze ku gikombe bavuga ko aperi yabaye kabiri yabaye kabiri none abo bagera mu gukina umwanya wabo ntibawitwa gatatu bakitwa iza kabiri zabaye ebyiri hari ibintu umuntu avuga ukabona n'ibyo yindi bavuga ngo umuntu ameze nk'umuntu warangije ariko utarize abareba gusubiza Krabyantera nibera mbiru vuyanga ni kama maji usipoyanywa utayaoga aperi ni nk'amazi byanze ko dushobora kwiyemera sinywa amazi nge nywa amata nywa ji nge nywa byeri gusa nywa ibi nibi ariko byanze bikunze nihagira koga byanze bikunze ugomba kuyoga aperi rero irakureka ariko byanze bikunze ni kama maji usipoyanywa utayaoga turazi rero nta kindi ngeje kwivugira reka tuve mu by'umwanya wa kabiri no kubita umwanya hari abantu baba champion mu by'ukuri buretse gatoya wenda tuvuge ibyejo ariko Rayon Sport urumva nyine yabaye kabiri ku makipe mu Rwanda Rayon Sport zabona $60 cyane gushyira umbisha nabyo kwitabira imikino ya kafu niyo mpamvu mwabonye bo bara $210 zikabijana barafata $100 bakabivunja zigashyika mu $150 cyane imibare yoroshye hanyuma bagatanya 30 za Ferwafa zikaba $210 ubu tuvugana Rayon Sport zifitiye bana wirekeraho ako iyo ni kama ntabwo yashizemo akadomo nukira akadomo urabyishe ko ntago ari byo shiraho akitso ko turacyakomeza kwa kesa sware ntabwo yabura imyenda kuramo n'imyenda tureba hasiga kuko nuvuga gusa umuntu bagakubyabiri urabushiza imyenda bategetse inyizi jyaba nicyo kibazo ariko ndavuga ibyo bafite nzi agomba kujya kuri konti ayo yagomba kuba yakoresha $210 bijyanye n'imyenda ntabwo bikorewe ntabwo bindeba ko si niba basigara muri mayinasi basigara kopeshe sinari imari no kuzishyura ubutaha bakayakoresha ariko n'umwenda rega naribi umugabo nugira umwenda nta kibazo cy'umwenda gusa ibyo izo $210 bakwiriye kuzishimira bagategura Rayon Sport sindi butinda ku mwaka mubi yagize twagarutseho ahubwo giye nabibwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport mo twabashe kuganira Rayon Sport nyiteze kureba uburyo igiye kwitwara kuri iri soko n'uburyo igiye kwitegura iyi mikino ya kafu n'uburyo igiye kwitegura sesita nubuya aho niyo abareyo ni murambiwe kubona aperi itwara champion imyaka 7 yikurikiranye murarambiwe niba murambiwe niba igaragarize mu bikorwa niteze kubabona iyi sezo niba igaragarize mu bikorwa niho mu kanya nashatse kubigarukaho bamaze kubura igikombe cy'amahoro n'abayobozi babigarutse bavuga ko umwaka w'imikino wabo utagenze neza kubera iryo hindagurika yaba mu buyobozi mu batoza ndetse no mu bindi bitandukanye muri Rayon Sport ariko ari cyo kwishimira buriya njyewe bashaka umutoza waza agafata ekipe naravuze ngo bashoboraga kubara yuko rumamatozi ekipe sezikarangira bagashaka umutoza sezirangiye ariko icyaba cyiza wazana umutoza utari bumushyire kuri pressure yo gushaka byinshi ku igikombe cya champion njyewe rwose ndabyibuka sinzi n'umuyobozi twakiriye aha avuga ko bakigishaka menya ari murenza budara yakijyaho ndavuga ni ku gikombe cyo biragoye byaba ari ukubeshya ibyari ni ikire dusobakurire yego APR niyongera gutwara igikombe cy'amahoro n'icya champion sezo 2026 abariyo muzamanika amaboko muvuga ko umupira wananiye mubyiwe urumva ibyo APR niyongera kubakorana double iyi sezo nsigaje ikintu byari uyu mwaka nsigaje gutwara ibikombe 2 bikaba ibikombe 5 ni itegeko Sekafa
ariko ndetse na super coupe ibyo nabyo ndabyongera muri najya fasi nzi nabo bazanayitabira ntabwo nzabivuga bigeze bizabera mu Rwanda icyo bavugaga niho nanjye ndi nibabikore kinyamupira bagize amahirwe babonye umutoza no kuba Rayon Sport yarageze finali y'igikombe cy'amahoro igakukuza kugera kuri penalty kuba Rayon Sport ibonye umwanya wa kabiri mu buryo butari bworoshye kuko attention abantu barebye match Kiyovu Sport ubu ntekereza ko abantu batanaryamye ngo basinzire hari umukaziyo bawushije ashobora gutuma nabonye ntabwo nari kuri stade nari mu ntara wimubara wenyine ibitego bibiri birasa Emery cyo yakuyemo nicyo Kabange yakuyemo byose ku murongo mu gice cya mbere Kabange kisa kuriya neza n'icya Emery muri buraburi Sanja Buraya yawushije igitego arebana n'izamu kuri cross ya Irene urumva Sanja Buraya yazamuye pushineti nyine kuri kira Emery yakuyemo bivuga ngo ikipe ya Rayon Sport bigenda bikwereka ko ari ekipe uyu mwaka itarigeze yitegura ijya kwinjiramo icyo nge nsaba ni kimwe ibyo n'abarebe bose barabyemera twihuta cyane abareyo bemere sezi yabo ko yagenze Rayon Sport ikeneye kwiyubaka kinyamupira bakareka umutoza na timu ye iri technique na directeur technique urakoze bazanye directeur technique niba barazanye directeur technique twereke kujye kwiyubaka mu buryo bwa kinyamupira amakuru mfite rwagera ni Ariteta na Andrea Berta amakuru mfite hanyuma uzanye Tayikuni nabo gutanga amafaranga urakoze cyane nta kintu nshaka ngo Tayikuni ngomwe urakoze Tayikuni ngomwe ngo bamurangiye umukinnyi kuva muri Benin ngo Tayikuni wundi ngo bamurangira uvuye muri Cameroon ngo Tayikuni we ngo arakuru ndi Burundi ngo afite inshuti ze ngo ariko ngo n'umukinnyi ngo yatubwiye ko Burundi yasize y'umukinnyi ngo mwiza nkarikawo iyo migure yakashagari bakurira inzira ku murima sana ubuyobozi bwa Rayon Sport ngiye bwarabinyemereye abo dara twaraganiriye avuga yuko ibyo byarangiye arakoze kuko burana Kiyovu ngiye ngusubiza ijambo burana Kiyovu kugira ngo byibuze aringenga bafashe ibi bura David ari kintu umushimira David aza muri Kiyovu yarafite makuru nyine burana equipe y'abafana niko yubakwa Jangwa ariko David ambwa ati twese turi abayobozi icyo tuzakora no gushaka amafaranga no gutegura ibindi dufashe kubaka equipe burana umukinnyi agurwa aya bari umutanga niba bamugura cyangwa batamugura byagirwaga mu ruhare nande nari ingingo no mpamvu ubona gatimiri hamwe barabakinyaza uko baje n'uburyo yagiye abaye kumana kugira ngo babazane abareyo rero felicitation ko muzacisokera igihugu mwabyishimiye kandi nibyo Jangwani n'abacinege abayovu gusa icyo abayovu bankoresheje amakosa ngira ngo nabivugiye hano urabyuka bushize barambwiye ngo bo bazayitegereza mpaka ku mukino wa nyuma urabyibuka ibintu bambwiye ngo Muhanga ngo tuzanganye ngo nta tuzatsinda baraye bantengushye ariko nta kundi felicitation kubareyo felicitation cyane kuri coach Mbaye hari ingingo navuga ko yakoze akazi gakomeye muri ikipe ya Sport ya nibyo gusa nyine ubwo butumwa bwabagezeho ntabwo dushaka shampiyona imeze nk'iya Bundesliga cyangwa nk'iya Ligue A shampiyona mugiye kuzayiharira APR hariyo izajya ikora igishaka shampiyona igomba kuba ifunguye tuzagitwara ko APS igiye kuzajya igena journée itwaraho shampiyona abantu bonyine bo kubihindura nizeye nabare 10 zitabikoze ubwa APR zakomeza gutyo usiko bambwiye 10 zikaba zitaragera uvuga ngo bikurikirana bibabwiriye nibyo nyine tuvuga twari mu cyumba turi abantu batandatu shampiyona ibe Bundesliga ibe Ligue twari mu cyumba turi abantu batandatu ko na Juve bayigaranzuye mu Butaliyani ninjye musivire ngenyine wari urimo abandi bose barageneroza 5 star bambwiye shampiyona zitaragera ku 10 Jangwani uhebe ntibizashoboka siko zitaragera ni consecutive zitaragera ntizashoboka ni Brive Boy shampiyona 24 shampiyona ya 7 zikurikiranya ibikombe 3 muri sezo imwe navuga ko ni Dr Bingo wampira nkuko njya bivuga Tarevu ibikombe 6 mu myaka 2 maze nk'umuvugizi nta undi muntu urabikora mvuze ko ndi umuvugizi wa mbere mu Rwanda nk'ababyibura umuvugizi wa kabiri muri East Africa to be honest ntabwo nambeshye ubwanjye nyuma yaho mbere ko twinjira ku munsi w'ejo urimo umuvugizi rwose hari ibyo uvuga nanjye nemeranya nawe hari ibyo uvuga rwose nemeranya nawe mbere ko tubwira umunsi w'ejo uburyo udekoye umunsi w'ejo ngo hari wa APR Kigali gusa hari n'imikino ibuze ko uyu munsi najya nyuremo eteseza kwakira ikipe ari here uyu munsi hanyuma ikipe ya Mukora bakire Amagaju hanyuma Marine baza kwakira ikipe ya Muhanga AS Kigali yakire Musanze Rutsiro yakire Bugesera
ahangaha hari kurusha kubera yuko deba na kombo yo kumanuka no kutamanuka bishingiye ahangaha byanatumye bimura imikino bayishyira ku wa gatandatu y'amakipe match yasigara baryari match zirabera kimwe isaha imwe saa 9 kuri pe match zikomera cyane rero izirwana no kutamanuka zirimo gucungana ni AS Kigali Muhanga na Rutsiro. Urumva Rutsiro ifite 29 ni ya nyuma, ikipe ya AS Muhanga ifite 31, AS Kigali ifite 32, AS Kigali mutsisitaye ku ikipe ya Musanze nka Muhanga yatsinze byaba bibi. Ariko kwitsindira kwa AS Kigali izi kipe zirajya. AS Kigali irasabwa gutsinda gusa nta kindi. AS Kigali itsinda Rutsiro na Muhanga ziramanuka. Indira zirite yose atari win Muhanga yatsinze AS Kigali asigara. Umbwiye ko amagaje afite nde Ruvuya. Akamagaju ntabwo uyashyira muri iyo kategori. Amagaju arasura Mukura. Mukura. Umutaro caba. None se head to head Muhanga ntiyabatsinze arya amagaju nayo yari yatsinze Muhanga. Kuko ejo n'iki tegeko ukuntu ryavugaga jira ritubwira n'abantu babanje kwibaza ngo bimeze gute, yatubwiye yuko habanze itegeko rya head to head ariko ukuntu baribara iyo umwe yatsinze undi ntibita ku bitego. Buraje abantu bagiye bana amanota 3. Buriya nicyo Kiyovu cyasabwa. Kiyovu kwitsindira ntibari kurengore yayitsinze 2-0 ngo Kiyovu yitsinda 2-1 ku busa. Oya, iyo bamaze kureba head to head bahita bareba ibitego. Impamvu nari mbigarutseho ku ikipe y'amagaju irimo umwenda w'ibitego 19, Muhanga irimo umwenda w'ibitego 20. Bivuga ngo amagaju yatsinzwe yabagiye mu ndi mwenda wageze muri 20. Wumvise Mukura mutsi batsinze. None Muhanga yatsinze yaba yagabanyije wa mwenda. Niyo mpamvu n'amagaju nta kosa ryo gukora kuri Mukura. Ngewe ndabona muzimanuka ni hagati ya AS Kigali na Muhanga zirishakamo imwe imanuka tu. Rutsiro yaragiye. Ubasigaye AS Kigali na Muhanga. AS Kigali na Muhanga zirashakamo imwe ijyana Rutsiro. Byanze bikunze. Amagaju sinyabona atsindwa na Mukura. Yes, katwinde turebe hanyuma rero shampiyona ku mugaragaro official saison 2025 2026 izashyirwaho akadomo kuko nyuma y'ejo nta wundi mukino uzaba muri uyu mwaka w'imikino. Niyo mpamvu twatumiye Jangwani niwe ugiye kudufungira saison nk'umuvugizi nk'uko bivuga ati nanjye wayitangiye nanjye ugomba no kwikrozinga agiye kwikrozinga n'indabyo ze muzimuhereze mwabishaka mutabishaka niwe muvugizi we equipe Jangwanovic niwe muvugizi w'abafana ba equipe y'ingabo. Ikipe y'ingabo yatangiye saison itwara Super Cup ishyiraho shampiyona ishyiraho Peace Cup. Urumva ko ni ibikombe bitatu mu by'ukuri. Felicitation Jangwani bwana Jangwanovic. Merci beaucoup tubivane mu rwenya tubishyire mu bintu by'ukuri byo kwishimira muri saison ufite cyo kwishimira muri rusange. Mbikoze imyaka 2 ikurikirana na saison ishize niko byari byangeze ni saison niko mbikoze kandi ni imyaka 3 nisigaye ngira nkuko nabikubwiye. Hanyuma imyaka 10 nimara kuza wenda abafande bazafata indi ntego ariko bitarageraho ibyo ni wo mujyo. So nibyo kwishimira rero ari nayo mpamvu naje guhamagara abafana ba APR abakunzi ba APR bazaze. Ibyo byose ku munsi w'ejo guhera kuri Minisitiri w'Ingabo gushyika kuri CDS kuva nawe umuvugizi ntago ndabona kuri stade afande Mariza Munda Minisitiri w'Ingabo General Mbaraka Muganga yutashizemo kaje mugaba mukuru w'ingabo zacu hakaza umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi. Hakaza umugaba mukuru w'inkeragutabara General Major Alex Kagame na chairman. Ndumva bagomba kuba bari Kigali pere hariya ku mashati y'imyeru. Sinzi uko bazaba bambaye niba ari uniform za office cyangwa hari imyenda fande yari yambaye afande CDS kuri match ya shampiyona ya 4-1 shati y'umweru aka corteze k'umweru na photographer ariko yamufotoye kandi so bakunda bambaye civil cyangwa bambaye imyambaro yabo y'akazi. Yambara y'akazi n'ikindi ariko especially atari rero kuko impamvu bivuze ku cyumweru akenshi hari uwo baregeje iriya myambaro yabo y'akazi nabonye iri kubiri. Hari ya office hari n'indi yo kuri tele hari ukuntu ni nayo iri kuri wallpaper ngira ngo urayibona ari kuri iyi iyo kuri tele ni ukuri iyi ngiyi kabisa iyi mfasha CDS arabakubwira yuko bakunda iyo office kuko ngo nibwo inyenyeri ngo ziba zigaragara ngo ngo zahatari ko nabyo koko uko ari byo ariyo combat niyo nziza ngo igaragaza urugamba nyine cyane iyo binjiye ubona ko baje hari igihindutse
hari igihindutse rero abo ni abayobozi bayobora ingabo kandi bari no mu buyobozi bwa APR muri rusange. Reka tuve mu buyobozi bwa ekipe tujye mu bw'abafana kuko nibo uba waje kuvugira ahangaha. Nabonye mwateguye ibintu mwabise ku rundi rwego. Aba DJ nabonye DJ Crash niwe uzabasurutsa abafana muri stade n'abandi bazitabira uyu mukino. Mu by'ukuri muritegura guserebura iki gikombe gute kuko ntabwo mujyanywe na match ndumva mutajyanywe na match. Navuga ko mugiye guserebura igikombe mwatwaye munasoza sezo mwishima n'abakinnyi bacu n'abakinnyi banyu n'imiryango yanyu. 100% ngira ngo nkuko bavuze ngo DJ Crash gusa ariko ntabwo ari we. Ngira ngo igikombe cy'ubushize giheruka twatumiye Chameleone twagiye mu majyaruguru y'igihugu cyacu. Ubu rero uburasira bwaryo biri like cyane. Why not finale shobora no muratondesha ntago ari ibi biraba biteye ubwoba cyangwa shobora no konde boy kona ramanitse nta nubwo ari n'ibyo gusa apari y'umukino apari ibindi birori. Abo ba DJ aba MC bo ku rwego rwo hejuru hari na surprise ntaramenya neza ishobora kumanuka ishobora kuronshingwa ku munsi w'ejo. Surprise yo ku rwego rwo hejuru. Sinzi nimba ari umwataka, sinzi nimba ari umediateur, sinzi nimba ari umuzamu, ariko hari surprise ikomeye cyane. Abakunzi ba Perero baza ari benshi. Bwa mbere bwongera ngo dufite akarasisi kazatangira kuhagera. Tuzagera kuri Club Rafiki saa 4:30. Umufana wa nyuma nibwo asabwa kuhagera. Ngira ngo bagiye batanga amalinki yo kwiyandikisha ariko n'abatariyandikisha bazaze ari benshi. Saa 4:30 niyo saha ya nyuma yo kuhagera ku mukunzi wa APR. Hanyuma saa 4:35 abakinnyi bisi staff technique yose ya APR nibwo izabitugezeho. Saa 4:35 hanyuma saa 4:40 akarasisi ngira ngo bisi zabi turimo hagati turi imbere abandi bari inyuma. Tarebe ibyo ari byose azabahagaze bafunguye benda zamura ibikomba bwa Dr. Bingwa Mpira. Dr. Bingwa Mpira dukora akarasisi tugera kuri stade Pere. Hazaba hari ibirori rero. Hari aba DJ nkuko nakubwiye DJ Crash ngira ngo navuga ko ngumu DJ w'abakobwa navuga ko ari ucabana no DJ wa mbere mu gihugu. So hari abahanzi bateguwe bazabona surprise yo ku rwego rwo hejuru. Ibyo ndimo ndababwira bazabona surprise y'umuntu ntaramenya neza nimba ari striker ari byo bita ngo ni BPP ngo ni penalty box botcher. Why not bazabona surprise. So match rero ngira nkuko bari basanzwe bamenyere ngira ngo saa 9 cyangwa saa 12 yahinduye. Nabonye bayimuye ni saa 8. APR iri seriye kuko urebye APR ngiye cyo nabonye ntago nabaje muri APR ko urebye nibo babiteye ko barashaka ngira ngo gukora bafite umuhango bagomba gukora abantu bakagira n'umwanya. Nje nabikunze ariko cyane kabisa. Urumva abafana ba APR bashaka kwishimira igikombe cyabo. Noneho mu gusoza kwishimira igikombe niba gute n'abantu bakajya kureba Champions League. Bazajya kureba bar kugira ngo saa 12 hari bar bavuga bati mwishimira igikombe ariko mujye no gushyigikirira ikipe tero ko bar yasigara mu Rwanda. Urumva rero babikoze neza cyane. Match ya saa 8 si match ya danje vuga wena unitanga igikombe. Dushaka gukora parade hakiri yabiteguye nk'umuhango wo guserebura igikombe. Niyo mpamvu rero dushaka gutangiza karasisi hakiri kare kugira ngo tugere muri stade hakiri kare. Niyo mpamvu ubona twagahereye hafi tutahereye kure kugira ngo amasaha yo kudufata kugira ngo ya mihango yindi y'aba DJ abahanzi kumurika cyaje surprise nakubwiye. Nacyo kizabe mujye mwerekana fan club nyiro fan club igihumbi kwijana n'ubu niko bizaba bimeze. Nyo fan club yose azaba yambaye imyenda itandukanye bafite na pankarite umurava intare za APR ngira ngo gitinyiro zone 1 zose zaba zitandukanyije. Muzabireba bizaba ari ibintu byiza by'akataraboneka. Urucabana bisi rero naje kubaza amakuru yuko buriya bisi ya APR muri East Africa ni bisi ebyiri zonyine ziri muri East Africa. Niyo ni Azamu buriya zira za Simba narinzi ko ari Benz ariko naje gusanga atari Benz. Wapi niyo ni Azamu gusa muri East Africa. Abashaka kwifotoranya na Watarama Madusi Kiwanuka. Ira bisi ikintu cyitwa branding. Ira bisi ngo iteye ubwoba cyane. Hagari ikintu ntabwo ari bisi uzana ngo iminsi biro branding no ku branding ni command.
twebwe hari umudage waje uturutse muri Bayern yaje ntago ndi kukubeshya yaje ngira ngo ashaka ngo guhuza hari ibintu Bayern yazanye guhuza abafana bayo abandi makipe ku isi twaraganiriye rero niwe wamaye ishusho yiriya bisi turimo turagenda dusurasura bambwira ati bisi iri ku rundi rwego ntabwo izi bisi zigurwa komande ku ruganda bakayikora ibyuma bya massage harimo ibyumba harimo ubwiherero harimo aho kuryama harimo utuntu twa restaurant ntabwo ndinjiramo ntabwo urinjiramo ndayibona gutya harimo ahantu ushobora gukora ama coffee shop bya byuma bikora amakawa ukanywa imbeho hari mu gihe hari ubushyuhe harimo ibintu by'amafirigo mu gihe hari ubushyuhe plutôt mu gihe hari ubukonje mu coffee y'uburyo urushishwa kuryama zira ntebe zabo ushobora kuryama zikakumasa ushyiramo utuntu telekomando kanda mu by'ukuri ni hoteli bigenda ntabwo ari ikintu APR ishobora kuba iri mu makipe se ubu nabiri ishobora no kuba ni iya mbere yo na Azam yo na Azam muri East Africa bisi zonyine ziri muri East Africa birashoboka rwose cyane yo muri Africa urumva rero abafana bazaze bayifotorezeho bifotoranye na Talebu abakinnyi bakunda n'abayobozi igira rooftop ntabwo ari ikintu ni ikindi kintu agipfundikiye reka uramenye ntabwo nabibaje ariko ni bisi yenze cyane mu by'ukuri bisi yabahenze actually kuyisura aba expert bayigusobanura byibura iminsi ibiri kuba wayimenya umunsi umwe nta kintu kimwe byakumara kandi nabwo muri iyo minsi ibiri basaba ko nta yindi gahunda nimwe ushyiramo muri iyo minsi icyo ukora gusa ni kurya no kunywa gusa nizo gahunda ushobora gushyiramo ukajya kuryama ejo ukongera ukabyuka ugakomerezaho mpaka imisozi igashira ariko nabwo uri wa abanyeshuri bafata vuba ba abanyeshuri bafata batinyisha yibwirira yini club cyane waje gutira imfizi ariko kwinjira nangaherero urimo vayo guhera saa 4 aribwo ibirori bizatangira kuri Kigali Pere n'amaparade yagiye atandukanye mu mifanire n'iki na parade zazikuye no gukora zihereye ishyoronge ahubwo mukaza kuri stade ko kubera ikibazo cy'amasangira ngo ruvuyanga na gisobanuyeho twabonye ko gishobora kuzadufata kandi ntabwo twashaka gukora parade nanone y'amakwasiteri twabonaga bitaryoshye twashaka gukora parade ngira ngo y'amaguru abantu bose umuhanda wose wera mpamvu twahise muri umuhanda wo hepfo yo kuri Club Rafiki niyo tuzacamo abafotografe babona ukuntu bafotora bafata amavideo abifotoza n'abakinnyi abatoza ubuyobozi nyibwirira ibiciro nabyumvise ibiciro ngira ngo na amafaranga makeya nkuko nakubwiye ni ibirori kurusha uko umuntu yaba ari match ibiciro n'amafaranga ibihumbi 3 yatwikiriye ibihumbi 10 muri VIP n'ibihumbi 20 muri VVIP bayigura tike gute ngira ngo ko bagura tike n'uburyo bworoshye na akanyenyeri 669 akanyenyeri 5 urwego ubundi ukihitiramo itike ihwanye n'umwanya wawe amafaranga make ni igihumbi ibihumbi 3 ibihumbi 10 muri VVIP n'ibihumbi 10 muri VIP n'ibihumbi 20 muri VVIP Felicitasiyo ku bafana ba APR kuri equipe ya APR kuri staff ya APR n'ubuyobozi bwa APR iyi sezo yabaye nziza nk'ibisanzwe ariko hari abibaza bavuga bati APR uburyo ikize uburyo mufite amafaranga ntabwo tukibapimira ku rwego national tubapimira kuri rwego international cyane kabisa mu munota umwe basubiza ukuri umuvugizi w'abafana bo bibona gute wifuza APR imeze gute ku ruhando mpuzamahanga niyambuye umwenda w'abafana Claude muri press conference barakimubashije aravuga ati buriye murafite ideni iyi badge niyambuye umwenda w'ubuvugizi n'umwenda w'abafana abafana ba APR ntago ibintu byubakwa mu minsi 3 cyangwa mu myaka 3 ngira ngo iyi projet y'abana b'abanyarwanda gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga uyu ni umwaka wa 3 tuyitangiye so ubundi projet iyo ari yo yose iri sportif akenshi byibura bakubwira yuko byibura ifata imyaka 5 haracyabura imyaka 2 rero birinde kujya kuri pressure haba ubuyobozi ndetse n'abakunzi ba APR birinde pressure y'itangazamakuru ibivugwa rimwe na rimwe bikase kipe ubona bitagamije kugira ngo wenda yiyubake ahubwo ubona harimo ikindi kintu so njyewe ngira ngo imyaka 3 amakipe yose tuzi yagiye akomeye duhera kuri za Simba na Yanga byagiye bizitwara imyaka 5 Arsenal ngira ngo bitwaye imyaka 22 kugira ngo ngiye tware championnat PSG byayitwaye imyaka 7 kugira ngo tware Champions League Man City Pep Guardiola byamutwaye imyaka 6 kugira ngo tware Champions League twe turacyari ku mwaka wa 3 ba trusting process nkuko Iteye babwiye ngira ngo ibyiza biri imbere kandi urebye ngira ngo sezo ya mbere uburyo twaguraga abakinnyi wabonaga ko twagende kuri experience cyane kurusha ibindi niyo twazanye ngo batadeo Ruwanga bashibubu ba Benjamin
bambauma wabonaga ko tugura experience cyane kurusha current form ariko urebye umwaka wa kabiri ngira ngo twahinduye systeme y'imigurire nibwo twazanye ba Swane tuzana ba Dauda tuzana ba Lamini Baba Madusi tujye kwinjira umwaka wa gatatu ngira ngo nabwo twameranje experience n'abana batoya nibwo twazanye bakiwanuka tuzana Dao bakiri batoya ariko twongeramo experience ngira ngo yabatogwi n'uyu mugande base Kiganda so umwaka wa kane rero nibaza yuko uko tugenda kandi urebye sezo ya mbere uburyo twatangiye naho tugeze to be honest ubona ko harimo improvement so rero we are cooking ago turi guteka makaroni ngo ashe vuba dutekera abantu basonze turi guteka kawunga n'inyama n'ibishya bizaryoha